Ladies and gentlemen, put your hands together for Rumi. Amashimwe cyane kuri Rumi. Ndishimye cyane kugera hano performinga harawa legende lamjana. Wabonye ukuntu kibonke yicaranye n'abadiaspora n'abakiyemera ngakiringwe nanjye akira mu inkweto. Ikibazo ni kinini nago cyagukwe wacyambara umubiri wose. Ngiye kumva iki? Turonangana. Waba boxer. DJ zamu indirimbo y'Imana twaje gukizwa. Mu minsi ishize nagiye gusenga mu cyumweru cyashize. DJ nagiye gusenga mu cyumweru cyashize. Nta nemaze igihe kinini najya gusenga. Ariko ibintu byambayeho. Guys, wari nige mu rusengero. Nubwo mbere nari mbonye game mu rusengero. Mane wala bagira confidence so hejuru. Urumva twa turi busy. DJ wa my song please. Turi guhimbaza Imana DJ. Abantu bose hari n'abarize. Man ngiye kora mbonige. DJ my song. Bara tipo bagira confidence za danger. Mu rusengero rwari mu rusengero rw'umunyamurenge aranje ava mu kira kintu nigiki kira cyaje ni cyahe sigari ya gutera jokes ku bage ubushize nateye jokes ku mage aranangira ahantu na mu nzira nashye baba banangiye amage atatu ngiye gukora mbona game imwe iranangiye hano mu maveni ngo subiramo ibintu bavugaga ngo gasubiremo senyine none avuga abajimana umuntu ugiye gukubita no nameze gutya ndavuga mane yanjye ndavuga kurumba cika nanjye nigirike ndavuga ababebe burasubwa munaga nkomeje abashu byari ibintu biraho na mazinda n'abakunda banje bavuga nagutaha turararana bitwaye iki baranya ariko nta cyabaye Ramujani yabaye pastor Ramujani kuba pastor ntabwo byoroshye ni ibintu biba bikomeye ugomba kumenya ijambo ry'Imana ryose urugero rero jambo ari igice cyo muri Bible Satani yashutse Yesu ngo asimbuka ahantu muri Bible batwereka highlight bura Yesu yaravuze ati mwana ariko Satani kuncuka mwana hano areke gutyo asimbuka mwana ubwo ze simbutse nkapfa ibyo ntabwo bigeze babyerekana muri Bible urumva amara hano rero ukuntu areke mwana nugupfa kuncuka nta bwenge mfite maze n'iminsi 40 mu butayu wowe Ramujana numva maze gute kuri mu gihugu kitarimo rasizme nta mavi kwijose ahubwo mwana abazungu babiyongoza yo muri hanze urumva babiyongoza muri ariko iyo bageze hano bacisha make ariko abazungu n'abana beza mfite umuzungu yagiye kuza yitwa Jacob yagiye kuza mu Rwanda arambwira ati ngiye kuza mu Rwanda tuzajya muri vacation nubwo ntaribi ubushize yaramwe ngo tuzajya kureba inyoni azana n'abandi bazungu tujya muri National Park kureba inyoni ubonaga bari busy barimo gufotora ukuntu rero abanyafrika twinjoyinga nari mfite amabuye menshi mu upi nayo rimo ndinjoyinga ubona bumbi wese yo abagaride ba parike baje bavuga bimeze bite nayo ndi kwinjoyinga musata niko twakuze guys mwebwe baba diaspora ni mutazi bya ariko no muri Amerika biriyo ariko uburyo biriyo DNA mu Rwanda iteye ubwoba man DNA mu Rwanda byarako no DNA zo mu Rwanda zo hari igihe mugenda bwa mbere mugasanga mwana wanyu mwagaruka hari famille yagiye bwa mbere isanga umwana n'uwayo isubiye bisanga umwana nagaru wayo bajya state basanga no iyo muri state yo yerekanye ko igice cyo hasi ari cy'umugabo umwe ikindi cyo hejuru ari cy'undi mugabo DNA zateje ibibazo mwana mu Rwanda ariko muri biriya bintu barabona ntago bibaye mubara impamvu bitabaye nta muntu ushobora gushaka nta mukobwa w'umwara ushobora gushaka umugabo atari isugi abarabubone n'ukuntu batumiza mu bindi bihugu kugira ngo yica agaciro k'umukobwa wabo bafite babite n'ukuntu basensi bafite akantu bacekinga ubusugi bakabwira abakobwa ngo 15 bakajya ahantu gutya bafite akantu kari sensa yuri isugi
nta kintu kavuga ukozaho ni gatanga iki hano iyo utari isugi gatanga beep sound ngo bakazanye mu Rwanda rero mwibanga rikomeye ntago twabimenye ngo bahira ku bastar ngo bagiye kuri Bwiza urumva Bwiza cyane umwana bakojeho gatanga kavuga gake nako biranumvikana bajya kuri Arinde sana umuntu byacanganye ni DJ Brianne karahigimye nta kintu kavuze byabaye amayobera matagatifu yicara namubonye ni joke Brianne ni joke yicaranye na Higa Sharon ni influencer kuri Facebook turamukunda byina neza ni ariko ntuzamubona ashaka kurwana nigeze kumuka unagukubita ngiye naguye urumva byaje kuri DJ Brianne biba amayobera matagatifu nubwo utocyabyika kwa Shaddy rero ntago katanze beep sound kwa Shaddy ahubwo kavugije induru guys mujya mubona ukuntu abanyarwanda tazi mu banyarwanda mu Rwanda hari ibintu bidafite amazina byinshi cyane abanyarwanda rero tutazi izina ry'ikintu twebwe twita dushaka izina ry'icyo kintu urumva ariko ugasanga kenshi na kenshi twita izindi kintu tugende ku bice byacu by'umubiri uzasanga hari abavuga ngo amenyo y'imashini ngo amaguru y'imeza ngo ibere ry'igitoki urumva no guys ikintu cyambabaje kurusha ikintu akantu mukita ngo cy'aba diaspora akangaka twebwe mu Rwanda tukita ikibuno ubu ni ukuvuga ngo mfite ikibuno mu ntoki ujya kumva umuntu aje mu gitondo arakuzindukiye ngo mwana ngo mu ikibuno ndumva nyishaka byihutirwa arabambwira ati ariko se kuki utaje ngo nyiguye nijoro nakirarane urarucometse guys my name is Rumi I love you so much